mw'iminsi ndi kubwira abantu nkababwira ngo ikibazo ntabwo ari uko insengero zifunze cyangwa se ko bafunze insengero, ahubwo bafunze insengero nawe warafunzwe, umutima wawe urafunzwe nanga bafunze urusengero urasigara. Icyo cyo kintu kwaza abantu ngo umutima wawe mbese bafunze insengero ufunzwe nanga bafunze insengero urasigara. Bashobora kuba baraje bagafunga insengero none waraborotwe nawe ufunze, ariko niba barafunze insengero ukaba uri muzima nta kibazo. Ubaye nka wa mugabo wavuze ngo abantu bari gusenga ngo bari gusenga ngo bakajya baravuga ngo ubusemana noneho ngo niba ari k'ibiciro ngo by'ibiryo byahenze ngo ibiryo byahenze ngo turabahuta, arangije arababwira muzarya ibiryo cyangwa se muzarya ibiciro. Yego, abantu barangije baramusubiza ngo tuzarya ibiryo, arangije arabwira ati bapeti rero Ndabirambiwe TV. Wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngiye muri kumwe nawe nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kuba tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu banifatira urugendo, nifatira umwanya nkajya kubashakira abakozi b'Imana, abavugabutumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero twagira umugisha n'Imana kuduhuza n'umukozi w'Imana. Haleluya. amen, Haleluya. amen, Haleluya. amen. Komera cyane. Yego yego, Kuzanya amavuta umeze neza. amavuta ndayahorana Urayahorana cyane. kubera Imana. Yego, Wumve ko tukwakiye hano mu rugo iwacu murakoze kandi cyane. wisanzure ko ari mu rugo. Twishimiye Kubera kugera ko mu rugo. iyo twakunze umuntu cyangwa se umuntu Imana yadutumyeho cyangwa se umuntu wese Imana yaduhuje nawe, Yego, tumwakirana urugwiro tukanamwakirana yombi, kuko aba ari umugisha kuri twe akanabera umugisha abadukurikira umunsi ku wundi. Umeze ute? meze neza ndi gushima Imana. Umeze neza gushima Imana. Ko mbona nta morale ufite muri Morali Imana, ndahari ndayihorana. cyangwa nuko ariko n'ikirere cyahindutse. Morali yanjye ihora muri Primus uri kwa. Ihora Muri Primus uri kwa. muri Primus uri kwa. Tirimusi. Ese mu yandi magambo mpora nshaginzwe. Urucaginzwe. Yego. Mbese bivuze ngo batiri yawe ntabwo igipfa gukama Ntibibaho. cyangwa ngo umuriro ushiremo. Yego. Yes, hanyuma rero mbere yuko dutangira cyangwa mbere yuko tuganira, birashoboka ko hari umuntu abantu basanzwe bakuzi benshi, cyangwa se hari n'ababa bakubonye kuri Ndabirambiwe TV ari ubwa mbere. Reka tubanze tugereze uyu mwanya wo kubasuhuza, ubibwire, ubabwire amazina yawe, aho usengera, hanyuma ubundi nawe twinjiye mu kimana yaduteganyirije cyangwa se icyatumye duhura, kugira ngo tugisangize abantu. Kandi ndikumva uyu munsi tugiye kugira ibihe byiza, ndikumva tugiye kugira ibihe bidasanzwe. Hanyuma rero ni karibu wibwire abantu, Imana iguhereze umugisha. Abadukurikira haleluya. Amen. Haleluya haleluya. Amina. Amazina yanjye Yego. n'ijwi ryanjye banyita Masengesho Jeanne nanga se Nepo Museni Masengesho. Izina ryawe ndi kumva rimeze nk'iry'Abashinwa. ADPR Gisizi. Masengesho Jeanne cyangwa se Nepo Museni Masengesho. Ndifatira Jeanne Poma nago. Sengera ADPR mu Gisizi. Paruwase ni mu Butete. Yego. Umurenge ni Gahunga, wageze ara mu Gahunga bageze mu Gisizi. Wageze mu Gisizi. Yego. Ariko urabona ko nanjye mba naje kukwisura. Wakoze urugendo. Ariko uyu munsi rero kenshi buri gihe nda nibaza iyo nje hano muri Burera. Kiyomagera ikirere nkajya mbona kiye guhindagurika buri kanya. Ngo nuko ari ibiti byinshi, ngo nukubera iki? Impamvu umuntu utunze umugisha hajya agendana n'umugisha. Yego. Yego. Nata niyo mpamvu na kera hari ukuntu twajyaga nko koga ahantu nko mu mazi, niba hazi ahantu bita muri Menge, ugasanga turavuga ngo tugiye koga. Izuba ari ryinshi ariko twaba tukigerayo ugahita ubona ikirere kirahindutse, hakaza imbeho, ukaba hadise ubu turacyoga. kandi impamvu ni ukuri umunyamugisha. Yego. Ugendana umugisha kubera ukuri umunyamugisha. Yego. Yego. Hanyuma Jeanne, ngiye izina rye ubwo nahise ndifata Jeanne. Hanyuma reka manze nibaze aka kabazo. Ngiye kubanza kukubaza ni mbere yuko twinjira mu mwanya wo gusenga cyangwa se wo kuvuga icyo Imana yaduhamagariye. Uyu munsi abantu bafite amatsiko yo kumva ati se Jeanne patuzaniye iki, cyangwa se Imana imutumye iki kuri twebwe. Bafite amatsiko, niyo mpamvu nanjye mfite amatsiko yo kugira ngo menye ngo utuzaniye iki muri aya masaha cyangwa se uyu munsi, kugira ngo amatsiko cyangwa se ngagapfundikiye gatera amatsiko, kugira ngo nanjye amatsiko mfite abashe gushira. Utuzaniye iki cyangwa se Imana yagutumye iki kuri twe, kugira ngo hanyuma mbone intandaro y'aho mera tuganira. Imana iguhereze umugisha. Mw'iminsi ndi kubwira abantu nkababwira ngo ikibazo ntabwo ari uko insengero zifunze cyangwa se ko bafunze insengero, ahubwo bafunze insengero nawe warafunzwe, umutima wawe urafunzwe nanga bafunze urusengero urasigara.
icyo cyo kintu kwaza abantu ngo umutima wawe mbese bafunze insengero ufunzwe nanga bafunze insengero urasiga bashobora kuba baraje bagafunga insengero none waraborotwe nawe ufunze ariko niba barafunze insengero ukaba uri muzima nta kibazo. Ubaye nka wa mugabo wavuze ngo abantu bari gusenga ngo bari gusenga ngo bakajya baravuga ngo ubusemana noneho ngo niba ari kibiciro ngo by'ibiryo byahenze ngo ibiryo byahenze ngo turabahuta arangije barababwira muzarya ibiryo cyangwa se muzarya ibiciro. Yego abantu barangije baramusubiza ngo tuzarya ibiryo arangije arabya ati bapeti rero none wa mugani wawe niba bafunze insengero baruga babafunze ubundi nta kintu Imana ikorera mu gihombo nimba zafunzwe ibizi kuko nasomye ijambo rirambwira ngo isi itararemwa. Haleluya. Isi itararemwa yo yarize uko bizagenda yego nangwa se yarize uko tuzabaho nshatse kuvuga niba ntibyayitunga byo biri mu mugambi wayo yego kuba zifunzwe rero wowe wigenzure ku giti cyawe utabona aho ufunzwe. Yego aka kantu ntabwo wakancikana kongera ukansubiremo neza. Ese niba barafunze insengero bafunze insengero nawe ufunzwe nanga bafunze insengero basanga ufunguwe ngiye kangusubize. Yego bafunze insengero basanga ngewe ndafunguwe abafunzwe rero bari gutera induru cyane naho wowe udafunze yitiriza Yesu araza byikorera. Yego ariko kuba ko nanjye manama uriya kantu nkumvishe nkabona karimo ubwenge. Yego byanga byakunda nkora negasiyo nkashishoza akako kantu nanjye ngize ne nkamenye kugira ngo numura aka kantu pe nta kantu karimo ubwenge kandi nta kantu k'ubuhanga cyane kutanyiranya amagambo meza kandi amagambo akomeye. Yes hanyuma rero reka utubwire icyo Imana yagushize ku mutima cyangwa se icyo Imana yagutumye ariko mbere na mbere wumve ko hano tumeze neza kandi n'ikaze twari guhaye nawe uyakire hano kuko twakwakiriye. Yego nakubwiye ngo Imana nta kintu na kimwe ikorera mu guhomba. Ariyo mpamvu natangiye nkubwira ngo niba insengero barazifunze wowe udafunze yego nta kibazo ariko nimba barazifunze nawe ufunze nawe ufite ikibazo. Yego buriya byagorana kugira ngo umuntu aka kanya bari kwirukanka hirya no hino ari gushaka ukuntu yaje kwihana atarihannye kare. Mbese ubundi insengero nizifunguka ufite gahunda ubundi yo kwihana nanga n'ubundi wacajarajara umeze nka nyamugirya niba. Yego nicyo kintu ndi kubaza abantu ese n'ubundi nibafungura ufite gahunda yo kugaruka. Yego nangwa se wigere n'undi wiwereyo n'ubundi oyo yangwiza murongo iri kuvuga ngo kirabaye mbese niwe kugendera mu kirabaye aho ukagenda no kubyina umuzi umudihuje gusa. Yego utazi ibyari byo. Ubwo rero iteka bari kuvanga insengero zigiye gufungurwa ariko agahe zigiye gufungurwamo wowe utarakizwa wihangane wegera Imana upfukame hakiri kare kuko ni agahe gatoya ni aka poromosiyo Imana itanze kugira ngo nawe uze upfukame wihane. kandi uko byagenda kose nubwo bafunze insengero hafunzwe inzu ntabwo imitima ifunze. Wowe ku giti cyawe ukomeze ukiranuke. Yego cyane ko abantu n'ubundi bamenyereye gusenga batabura ukuntu basenga bazanahora batitiriza Imana kandi izahora mu ruhande rwabo ntabwo izahwema kubumva. Mbere gatoya cyane nigeze kujya gusengera ahantu nari ndi kumwe n'umutipe witwa Rudomoro. Yego noneho bari badutumiye twagiye iriya Nyabyondo mu Burera. Yego noneho tugezeyo icyo gihe byari bigoranye byari bikaze nagiye nambaye rugabire icyo gihe nari nkiri hasi ntinumva ubutabazi bw'Imana ngenda nambaye rugabire n'ipantaro yacitse ku mavi ariko ngezeyo kubera ubushake bw'Imana umugambi w'Imana twagezeyo tuvuga Imana iratwumva kandi iratwishimira. Nshatse kuvuga ngo aho ngeze n'ubundi byari umugambi w'Imana. Rero abantu batazi umugambi w'Imana nuko ibintu bimeze ntabwo wamenya ngo bari mu biki. Ngo umuntu umwe yaragiye aragenda ngo yari kumwe n'abantu bari gusenga arangije avuga ati abantu ndi kumwe nawe byari byo byose ntabwo bakijijwe. Yego haleluya amen. Arangije ngo Imana iramubwira ngo bajyane ku kagezi Kereti. Aba batipe bagenda bakwiyoberanyaho bakakubesha ngo murasenga. Wabamanukanye ari ako kagezi Kereti akwereka utuntu nikorera. Yego amen. noneho bahageze Imana irangije avuga ngo rero ngaho munywe hano amazi. Abatazi ibyari byo bashoka nk'inka. Yego haleluya amen. noneho abazi banga nangwa se umwuka w'Imana wakoreyemo banywesha amashi. Yego banywesheje amashi noneho
babandi bacunamye bagicuramye ahita avuga ati twagiye ashiduka abandi kunywesha amashiba abandi bagiye gushiduka basanga bagiye kera ubwo rero ntiwamenya icyo Imana ishaka kuba yakoze aka kantu kugira ngo bibe bifunzwe nanga se insengero zibe zifunzwe no kugira ngo ibanze ireba bari yego ibanze ipime ese Imana ni muntu ki masengesho ni muntu ki abantu byashoboka ko wenda baba bakizwa aruko insengero zifunguye gusa insengero zaba zifunzwe bagahita bagwa aruko tumeze rero twebwe twarahamagawe kandi umuhamagaro wacu tuka ku Mana yego cyane ibimenyetso n'ibihamya birahari nakubwiye ngo burya iyo utarasenga ngo wumve Imana ikwegereye ntabwo we wakamenye ko nuza gukorana n'Imana yego njyewe ndi umugabo wo guhamya ko Imana izi nangwa se ko nkorana n'Imana uri umugabo wo kubihamya yego mfite connection n'Imana kuko iyo mba ntafite connection y'Imana ntabwo nari ndaza hanga ahubwo nje mfite connection n'Imana yuko aho mvugiye hose mba ndi kumwe n'Imana yego bigeze kumpamagara ahantu runaka barambwira ngo nije gusengera umuntu ndangije mbwira Imana ese Mana ni wowe ntumye nangwa n'abantu bampamagaye numva ijwi ry'Imana yambwiye ngo ninje gutumye ndagenda ngezeho nsenze Imana irambwiye mu mwana wanjye kumwe nawe kuko nabonye ko ari Imana ndi kumwe nayo kandi ibimenyetso bigaragara ko ndi kumwe nayo biba byivugira reka nkubaza akabazo yego ni bihe bintu bitatu bishobora kwerekana cyangwa se bishobora kugaragaza umuntu ko arimo umwuka wera w'Imana umuntu utarimo umwuka wera w'Imana ibintu bitatu bigaragaza ko umuntu atarimo umwuka wera w'Imana njye ndashaka ibintu bitatu bigaragaza ko umuntu arimo umwuka w'Imana arimo umwuka w'Imana nawe ubwawe uri umuhanuzi uri umukozi w'Imana uri umuvugabutumwa ibintu bitatu wowe ubwawe bikwemeza ko umwuka wera w'Imana ukurimo nibihe icya mbere mfite igihango n'Imana icyo gihango ni ikihe ubwo icyo gihango cya mbere cy'Imana ni uko aho ngiye hose ngendana nayo ibimenyetso bigaragara ko ngendana nayo ubuhamya bwanjye burivugira kuko abenshi baranzi cyane nk'iyo ngiye mpamagarwa mu bitaro hirya no hino ngiye gusengera abantu ntabwo ikosa Imana itakora ntabwo yaguhamagara ngo ugende uje gusebya izina ryayo ujye mu bitaro nugeramo uvuge uhamagara Imana kandi utari umukozi wayo ikora ibitangaza byari bitangaza birakoreka ndashaka ngo twinjiremo gatoya kuri ubwo buhamya bwawe yego kuko uvuze ko abantu benshi bakuzi cyane ku nkuru y'ubuhamya bwawe yego rero ngewe iyo nkuru ntayo nzi kandi n'abantu badukurikiye ntabwo bayizi iyo mvuze aka kantu nabo bahita bagira amatsiko yo kumva kubwo buhamya niba bitakubangamira cyangwa bitakugoye twakwinjira muri ubwo buhamya hamwe n'ijambo ry'Imana tukabihuza hari icyo bigutwaye nta kibazo niba bikugoye nabwo ntacyo twakora ibyo wateguye utava wankwinjije mu byo ngo ntateguye cyane ko n'ubundi wambwiye ngo ni ubuhamya wateguye ariko bikaba binahuye neza nk'uko ubivuze hanyuma ni karibu Imana iguhereze umugisha murakoze cyane mbere yo kwinjira mu buhamya cyangwa se mw'iryo jambo Imana yabishyize ku mutima sisiteme na gahunda ni yindi yo kwinjira dusenze hanyuma tugakomeza Imana yahabwe icyubahiro murakoze cyane yego ubuhamya bwa mbere ngiye gutanga ni ubuhamya buvuga ngo twarazahuye twari turi haleluya twarazahuye twari turi hambere iyo twabaga nta byiringiro by'ubugingo twagiraga noneho ubwo nakuze ndi wa mwana wakuriye mu rugo rw'abanywi rw'abasinzi banywa amatabi bakanywa inzoga noneho njyewe nanjye iyo nabaga ntabwo nari nzi ngo Yesu agira neza noneho Yesu nanjye ajya kumpamagara akimara kumpamagara nanjye yampamagariye mu ndirimbo ya 5 haleluya noneho icyo gihe nanjye ndaza nkimara kwinjira mu rusengero ADPR Gisizi nimwe nakirijwe nakirijwe n'umuhungu w'inshuti wanjye witwa Daniel niwe wamfashije kugira ngo tujyane mu cyumba cy'amasengesho cyane natangiye gukizwa mu cyumba cy'amasengesho Daniel wa wundi wacu wa hano kindabirambiye yego hano mukozi wa Daniel niwe wampaye inuzi imbaraga zo kugira ngo ninjire mu masengesho nkimara kugerayo mu by'ukuri numvaga inuzi ibintu by'abakorokore nkumva ntabishobora ariko nkimara kugeramo numva nshize inyota n'inzara numva nanje nakwinjiramo nkimara kugeramo rero nabonye imirimo n'ibitangaza ariko tukiri aho reka tuvuge kuri Daniel ni umukozi w'Imana cyane kandi pe buriya Daniel ni inshuti yanjye namukunda twahuye rimwe numva ndamukunze si ukumutaka cyangwa icyo ariko n'ujya ukunda umuntu ujye umubwira cyane ko nawe anahari nawe ari kubyirebera Daniel Imana imuhereze umugisha kandi Imana igikomeza imuha imbaraga inamwagure ejo dore twakoranye ikiganiro wari uhari avuga amagambo akomeye yaranambanuriye
emosiyo ziranyisha ngiye kurira. yego So bibonye yego nta kindi gituma emosiyo zica umuntu cyangwa amarangamutima amufata ni uko aba ari mu mwuka w'Imana. Hari igihe Imana ikubwira ikintu kikagukora ku mutima ukavuga ndirese sarese nseke, ukumva wowe birenze umutima wawe bikarenga ubwonko bwawe. yego Rero iyo ugize amahirwe Imana ikakuvugaho ni ibintu ni urukundo Imana iba yakugiriye mu buryo cyane budasanzwe. Ibaze mu bantu mwese mwe muri hano itoranya monge ivugana nanjye siko nari ndi mwiza, ahubwo byanga byakunda no gukora akantu nanjye Imana nari nakoze kayikora ku mutima, rero ngo kubwo urugendo uba wafashe nanjye mba nakubonye. cyane. Yego komeza Imana igumugisha. noneho mazemo amezi 3 ndabatizwa, nabatijwe muri Gatolike nkiri umwana muto, mbyumva nabwo ntazi ko byabaye. Nkimara kwinjiramo rero ngira ishyaka n'inyota, kuko uko nakizwaga namaraga iminsi 2 iyo murakijwe mu byumba by'amasengesho, noneho ngira ishyaka n'umwete wo gushaka Imana mfite imbaraga. Noneho uko natindagamo niko numvaga ngize andi mavuta. Yego Hashize amezi 3 ndabatizwa, hashize andi 3 nangira kumva umwuka wera w'Imana utangiye kumfata, nangira kujya mpanura. Ikintu kinterano y'umunsi kuba ankivuga ngo ndi umuhanuzi Imana yemera, nuko njya gusenga gitangira gupfukama, Imana ihita imbwira ngo mu bahanuzi bari mu Rwanda uri mu bahanuzi nemera. yego Nkumva ngize izindi mbaraga ariko zituruka ku mwami. Nkunze kubwira abantu nkabwira ngo biragoye kuba wiyuzuza umwuka. Hari igihe ufite umwuka ari igishitsi cyaho ngaho, umwuka yaragiye kera usige uri ikintu kiri aho ngaho gusa kitagira epfo na ruguru. Ariko iyo ufite mwuka wera w'Imana niba ugiye ubyiyumvamo, kuko nta muntu umwe yaranditse aravuga ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Umuganda warangije avuga ngo gutsya mukama amagezi we gatandikira, gutsya mukama amagezi we gatandikira, guca mukama amagezi, gutsya mukama amagezi we gatandikira. Kubaha Imana nibwo bwenge, nanga se gutinya Imana niho ubwenge butangirira. Naho iyo ukiri aho ngaho wibereye iyo ngiyo, nkunde kubwira abantu nkabwira ngo niyo waba uyoboye amatorero 1000 utubaha Imana nta bwenge ufite, nta bwenge ufite ntabwo. Ariko niyo waba uri aho ngaho urwaye amavunja wirirwa ahantu musane, ariko uca bugufi imbere y'Imana ufite ubwenge kandi uba ufite ubundi butunzi. nka Yobu ukuntu bibaga Imana byaramucanze, yambara imyenda inuka ariko akubaha Imana. Ariko abonye ko iyo wubasha Imana uko wameze kose Imana ikubahisha. Yego irakureka ikamanza ikagusuzuma ikakureka bakakugaragaza agati, ariko ihagurutse ikabana mwana wanjye isaha irageze ngo nkwerekane muri ba bantu bagusuzuguye burya Imana irakora cyane. Yego ako kantu nayo niko yakoresheje. Yobu igihe byamucanze byaranze, Imana iri gushaka kugira ngo imanze yereke Satani umuntu ifite mu isi. Yego Satani arangije aramugerageza, Yobu ibintu byose bimushiraho, biraza hirya no hino hose, ari inkoko zirapfa, ari amatungo arapfa, aranuza n'abana be baragenda, yaba ari gusenga yabafashwa kumva ngo inkongi y'umurigezi wawe abura icyo yabikoraho. Arangije Imana iravuga ngo rero mwana wanjye humura, aleluya, amin, humura ndi kumwe nawe, mbese mu makosa zabo ntabwo nzigira ngutererana. Ariko yagendanaga ijwi umugore atazi ko arifite. None arangije agera ahantu byamucanze byanze burundu. Umugore arangije avuga ati umva rero wa mugabo ihakaniye Imana wipfire neza, ihakaniye Imana wipfire neza. Arangije avuga ngo rero wa mugore mbonye yuko uri umupapa, aleluya, amin, mbonye ko uri umupapa, gute twakwakira ibyiza bivuye mu kiganza cy'Imana, ibi bivuye mu kiganza cyabyo tukabyanga? Nyavuga ibyo kosa ntabwo ryabaho. Uza akantu yamukoreye Imana. Imana aravuze iti rero nubwo bwose ubona uyu mugore wawe ashaje, ariko ngiye kwihangana ongere muhe imihango yongera abyare. Yego arabyara, ababyara abandi bana beza baruta abo yari afite. None irangije iravuga iti rero nshingiye ukuntu bantuza bakuvuze bakagufataho ijambo kandi ntabahaye ijambo, aleluya, amin, uwakuvuze wese mutegetse kugira ngo akuzanire nk'itandatu. Ubwo nimba yapfushe nk'irindwi, abantu bavuze ari nka 70, buri muntu nk'itandatu, za nka zirongera ziragwira, ubutunzi bwose burongera buraza, mbese yongera ibintu kubigenza neza. Cyatse kubwira ngo uko byagenda kose Imana igufiteho umugambi, nta kibazo na kimwe waba. Yego yego, kandi iyo uri muri gahunda y'Imana nanga se umugambi w'Imana n'ibivuzo urabitera bikamera. Oya da, bino bivagamo ubushera. Yego, nabyo urabitera bikamera kubera ari umugambi w'Imana. Ibivuzo biramera kubera ari umugambi w'Imana. Impamvu mbikubwiye guco, Imana ifata ibintu bidafatika bihindura ibifatika. Yego, ngo Yesu yaraye kugenda agera ku muntu w'impumyi kugira ubyumve neza, afata icondo, kandi ubusanzwe tuzi ko icondo cica amaso, akoze ku maso yatobya kondo amaso arahumuka. ngo iryo jambo riri muri Yohana ibice 9 umurongo wa 6. Haravuga ngo amaze kuvuga atyo
acira amacandwe hasi yego ngayatobesha kondo akamusiga ku maso ngaramubwira ngo genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isilowamu ngo icyo kidandazi ngo bisobanurwa ngo yari amutumye ngo yaratumye ngo nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumutse rero ngo ku murongo wa 8 ngo aravuga ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza ngo barabazanya bati uyu se wicara agasabiriza ngo bamwe bati niwe ngo abandi bati siwe ngo icyo akora asa nawe yego noneho rero ubwo nshatse kubwira ko n'ibivuzo byamera kubera yuko yafashe n'ibyo n'undi akabikirisha amaso uriya mugabo nkunda inkuru za Petero na Yohana burya abantu b'abagabo bari mu mwuka w'Imana yego igihe ngo bavaga gusenga bakanyura ku kirema cyaciye ku irembo ry'urusengero ku marembo y'urusengero bakihageze basanga ikirema cyarazizengeye kiri gusaba barangije kiravuga kiti mwampa mu by'ukuri nabo uzacunge kenshi abantu b'abanyamasengesho bataratabarwa nanga bari mu ishuri bagendana ibyiringiro gusa ko nta mafaranga yego noneho bakigezeho kirangiye cyavuga kiti mwoka byaramwe mwama baje bavuga rero nta feza dufite avuga ati kuva mudafite ifeza ibyo ari byo byose buriya mufite izahabu baje kivuga ati sibyo ni ifeza n'izahabu ntaryo dufite aleluya amina anje bavuga kirema cyatekereje cyavuga kiti ko nta feza mufite mukaba nta zahabu mufite mukaba nta laptop muratijya nibwo nje ndareba amashusho muracaranga muri gukora aleluya amina arangije icyo kirema cyangije barangije bakibwira ati rero icyo dufite turaguha ikintu kizatuma utongera gusaba aleluya amina avuga ati cyo kintu ni iki yavuga ati dutumbire cyane icyo kirema nacyo kirangije kigira inama cyavuga kiti nirwaga ntumbira imodoka nta kintu ziraba abakire banyu bakantera ibyo ariko none mfite amaso ngiye gutumbira abakozi b'Imana reka mbarebe aleluya kirangije kirabareba kimaze kubareba babona kigeze ku rwego rwo kuba cyahaguruka barakibwira bati mu izina rya Yesu ngaho haguruka ugende amen amen kigihaguruka cumva mbese ngo bugomba muri bitangiye gukomera cumva n'amaguru atangiye gukomera kigenda kibakurikiye binjana ku rusengero bari gushima aleluya ngo cyageze mu rusengero ngo cyarasimbutse cikoza ku bicu kikaza cikoza hejuru kikoza kikamanuka cyari kiva ngo ndi gushima Imana ko yakoze imirimo n'ibitangaza Emma Imana muri guhereza umugisha amen kubwo urugendo uba wakoze yego ako barareka nkubaze aka kabazo yego usanga buri muntu aba afite impano itandukanye hari ufite impano yo guhanura arugira uyangane kuba nkakubajije burya byanga byakunda cyangwa se byakomera bitakomera akenshi umuntu iyo afite impano Imana imukoresha cyane kurusha izindi aba yizi sibyo urana mu mpano Imana yagwaye yego ziba ari nyinshi ariko byanga byakunda harimo impano nawe ubwo aba wimvamo cyane ukanayiha umwanya kuko aba ariyo ikunda kugaragara cyane kurusha izindi hari ufite impano yo guhanura hari ufite impano yo gusobanura inzozi akazisobanura kuvuga ati pe hari umuntu ufite impano yo gukora ku murwayi agakira sida kanseri hari umuntu ufite impano yo guhamagara ibyari byaraziritswe bigahambuka mbese impano urumva ni nyinshi wo mu mpano wiyumvamo ufite cyane cyane Imana igukoresha cyane ni nk'iyi mfite impano yo gusengera abarwayi bagakira n'impano y'ubuhanuzi yego impano yo kuririmba aho ngaho ugiye kumaho urugero mu kuririmba ubona nanjye nkunda kuririmba cyane ariko nubwo ntabyo nzinge bararirimba nkafashwa nkanarira kubera ko amarangamutima na emosiyo ziba zazamutse turirimbira nk'akarimbo kamwe byibuze niyo k'amasegonda 5 kugira ngo byibuze twiyumvire hanyuma Imana iguhe umugisha dufite Imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva rangurura amazi utangariza abafite intimba bwira nabo bose bashaka kwiyahura dufite Imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva amen Imana ishimwe Imana ihimbaza yes hanyuma rero gira ikintu kimwe wabwira abantu badukurikiye hanyuma udusomera ijambo ry'Imana Imana yaba yagutumye cyangwa yagushyize ku mutima hanyuma ubundi dusengera abantu badukurikiye kuko n'ikirere ndabona kiri guhinduka hanyuma Imana itugirire neza mbere yo kugira ngo ikintu nabatumye ndumva ndi mu mwuka kubanza naguhanura njyewe nta kibazo Pedro nciye bugufi nagiye kumva numva ijwi ry'Imana rirambwiye yego hari umugisha usa nkaho ubohewe hanze yego hanze y'igihugu ariko urabohotse Imana ihabwa icyubahiro
telefone yawe ntikigere ibura ku murongo. Yego. Mbonye umugisha wawe uje vuba kandi ubuhokeye kuri telefone. Umva ndayakiye kandi Imana iri kumwe gukoresha iby'ubutwari Yego. kandi ije kugendana nawe. Yego. Kandi ikindi ijwi ry'Imana ryambwiye nkubwire ngo Yego. umaze iminsi yumvamo ibimenyetso byo kurwara impyiko. Yego. Ariko Imana yambwiye ngo ibisubizo bitarakugeraho Yahabwa icyubahiro. cyane kuri mu bana yishimira. Amina. Mbese uri umukozi wayo. Yego. Kandi kantu naje kubona mu bitaro bya CHUK. Yego. Harimo umuntu w'umugabo wabyimbye ukuguru. Yego. Ari kanseri iri gututuka ari gushaka kuzamuka ngo igere ku bwonko. Yego. Noneho ijwi ry'Imana rirangije rirambwira ngo aho ari nanga se abantu bamurwaje babimubwira. Yego. Kuko nzi neza yuko biramugeraho. Imana murangije irambwira mubwire ngo imurinze kugira ngo apfe atazi ibyo ari byo, biramukijije. Iramukije kuko kanseri ukuguru kwaragiye kurabyimba. Yego. Agendera ku bikondo byarakomeye byarakaze, bafite gahunda yo kugira ngo bamubage none iri gusatira kugira ngo igere ku bwonko. Yego. Imana yambwiye mubwire ngo iramukijije. Iramukijije irakabyara bya CHUK. Nanjye ubwanjye ntabwo mpazi ariko nabibonye mbona hari umuntu urwariye muri CHUK arwaye kanseri imukomereye. Imana amahoro ikomeze kutugira neza cyane. Yego. Ikindi ndagira ngo mvugeho ni ikintu cyo kubwira abantu ngo ntibaterwe ubwoba n'ibihe n'iminsi. Yego. Uzi neza ko ari kumwe n'Imana akomeza ashikame mu mugambi w'Imana. Agumane n'Imana abane nayo kuko nayo iri mu ruhande rwacu, mbese ntabwo yigeze idusiga. Yego. Iri kumwe natwe. Abagikomeye ijambo ryarambwiye ngo abazava mu masezerano y'inta mpamvu abo nibo bazakorwa n'isoni. Ubu rero twebweho ntabwo tuzakorwa n'isoni kuko turacaye mu mwanya wacu. Yego. Ntibagire ikibazo rero. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero. Yego. Abaheburayo 9:22. Yego. Iryo jambo rirambwira ngo amaraso iyo atavuye ntihabaho kubabarirwa. Amaraso iyo atavuye ntihabaho kubabarirwa. Yego. Iryo ni ijambo ryanditswe n'Abaheburayo. Hambere ngo amaraso ya Yesu nangwa se amaraso Yesu ataraza kugira ngo acungure abantu, mbere yo kugira ngo babarirwe babanzaga batamba ibitambo. None ikintu kibabaje rero, Yesu akimara kuza akitamba kuvuga ngo umwenda rukingije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese agereyo, ntabwo bagiha agaciro amaraso ya Yesu. Ahubwo bo mu mbaraga zabo bafite baragenda bakirebera ibyabo. Aleluya.